Tusali na kati ya convention center. Tusali na kati ya convention center. We are inside the convention center. Kanyombya Nzovu City muzagera hano ryarisha. When you will reach here, when you will reach here, when you will achieve here, muzagera hano rya convention center. Hano haba hari abajepe Kanyombya kigaki. Kidogo. Shaka nyine uzagera ku convention. Izo modoka. Imodoka risha. Zimwe bita barabasi. Zimwe bita barabasi. Ariko convention shayi niba kukamisa shayi niyo. Nimenya ariyo yindi is excellent yavuga ngo ibintu twubatse. Ugatinyuka ngo ushaka kubisiga. Zakwica utarahagira. Shimenya araha yavugaga kabisa. Nibakurira amafaranga. None urabona igihugu kiba cyarashoye. Shaka nibakurira amafaranga noneho ndebe. Warangiza ukavuga ngo uje guhungabanya umutekano w'igihugu. Uje gusenya ibyo twagizeho. Tuzakura sutarahagira. Bigize nka ba Robert. Bigize nka ba Robert, bigize nka ba Chisekedi. Tuzakura sutarahagira. Message yawe urayibaha. Message ndayibaha. Uramubona umusitari tuziranye aka ya Kamwana ku nyubako. Oya nyura hano. Ku nyubako rwose abayigezeho. Ngiye gufata ikintu bita gafanta. Hano convention. Nzovu Kanyombya mutazamenyera. N'ikindi gihe hano bita convention bagiye gufata ikintu bita gafanta cyangwa se ka mitsingi hano convention. Mitsingi hano peti mitsingi hanga. Ura ibihumbi 10. Tazagira umuntu uzongera kumenyera rero Kanyombya Nzovu cyambera uriyumva ute rero. Ariko njye hano convention n'ubundi ubwo bwa mbere nahagiye. Nigeze kugera convention umuntu wa mbere wangejeje hano convention umuntu bita Mutoni Asiya. Niwe muntu wa mbere wanyujije muri iyi nyubako. Iyi nyubako rero nibyo nyambwira Banzovu ba Kanyombya nta na rimwe muzahinguka. Ahangaha hagira abaje harindwa n'abaje. Kuko nanjye ntabwo ko nabaye muri special one escort wa Rurangu. Twebwe rero hano turinje. Ikote ryiza cyane rya. Urabona ko nanjye nambaye nk'abaje. Aho ubundi Kanyombya wowe rwose na Nzovu iya inshuro ya kabiri. Ugiye umenya ko n'abatanze convention. Menya ko n'abatanze convention njye nageze hano muri convention 2019. Ari mabuje Mutoni Asiya uhangejeje. Uyu munsi ndakiyunguza nkagenda nk'amafanta. Fanta yanga ni 5,000 shazo. Nzovu rero nk'ubute stories zahanga. Aha nta Knowless zira. Ahanga rwose Nzovu utazagera hano convention ugatangira ngo nibagunzanira Knowless gashyushye ngo kanditse. Za mvugo zawe zo mu gashyikiro ngo Knowless gashyushye ngo kanditse. Aha nta Knowless zihaba. Hani convention center. Fanta yange y'ibihumbi 5. Ikibazo si amafaranga no kuhagera. Sa nk'uhagarara hariya barebe uko wambaye uretse gukuramo ibyo ko. Cyakora uraberewe. Waba ufite umwana ukuri inyuma isikoti wawe ukamubwira ati shanwa zikotisha kandi utwara ikoti rya fari uritwara nk'amata y'abashyitsi nuko baritwara kigega n'imbunda gutya utwara ikoti rya fari ntabwo baritwara barizingazinze. Ushobora kunzingazingira ikoti ngiye ndi komanda wawe akuzingazinga nkaryo ngayicariye.
wagira ngo noneho ndi his excellency ikigaki kidogo shaka nyine uzagera ku convention umva izo modoka umva imodoka isha zimwe bita barabasi zimwe bita barabasi ariko convention sha iyi nyubako kabisa sha iyi ni inyubako nimenya ariyo yayindi his excellency avuga ngo ibintu twubatse ugatinyuka ngo ushaka kubisiga zakwica utarahagera shamenya araha yavugaga kabisa inyubako iriho amafaranga none urabona igihugu kiba cyarashoye shaka wize inyubako iriho amafaranga noneho ndebe warangiza ukavuga ngo uje guhungabanya umutekano w'igihugu uje gusenya ibyo twagezeho tuzakurasa utarahagera wigize nka ba Robert wigize nka ba Robert wigize nka ba Chisekedi tuzakurasa utarahagera mesaje yawe urayibahaye mesaje ndayibahaye wamuga no kugira ngo wangirize ibi bikorwa remezo biri muri iki gihugu ibi bikorwa twagezeho bro twakwica utarahagera u Rwanda ruragendwa dushishikariza n'abanyamahanga kuza muze musura ahantu ni convention bro muntu uva USA ukaza ukajya kunywera mu Gashyiki uvuye muri Amerika waranyuze ukajya kurira amafaranga mu Gashyiki wageze convention araba diaspora muziranye bajya kunywera mu Gashyiki uraje uvuye muri Amerika warangiza aho kugira ngo uzurire amadolari hano convention ukajya kuyarira Sodoma hariya muri mukubita mwinshi hariya nkubitirwa buri munsi ugasanga ndi gukubitana imitego Sodoma no mu diaspora waje hano convention ukazana umwana w'umukobwa hano convention ubu baraba diaspora bagonganye hariya Sonatube iyo baza hano bakiyakirira hano wagonga umuntu ukabacika ntabwo bishoboka uko wabonye rero nkubwire muntu wanjye utazaza convention wigize umusazi ahangaha ntabwo bajya bahasarira nubwo waba warasaze ibyamabuka hano nta musazi ujya uhasarira bishobora kuza rwose wigize umusazi ibyakubaho ntabyo mvuze nanjye simbizi nawe ntubizi nanjye ntabwo mbizi n'inzira wanyuzemo ntabwo zari zoroshye kugira ngo wicare ahantu naciye kugira ngo ngere hano nicaye nagiye mpura n'abagabo badasanzwe hari umuntu wambwiye ngo shayaka ngo ugabanye ubunaha ubwo rero abazi ubunaha icyo ari cyo arambwira iryo jambo icyo risobanura reka njye ni umuntu nabonye yari yambaye ikoti ariko inkweto yo nayibonye muri indi sura yambwiye ngo we akakujyapa nanjye ngenda nk'umusirikare kuko iyo bakubwiye ngo kujyapa ugenda nyine kwakura nk'umuntu wabaye masisi ndagenda mba ndamusuje tuganiramo gakeya ambwira ari kwisekera ngo we ugabanye ubunaha ugahugenda ubwo rero abazi ijambo ubunaha muze kuri sesengura mu dusobanurira ubunaha icyo ari cyo convention ukaba wayigezemo mba nayitakayemo kabisa ubwo duhinduye location kubera izuba ryari riri hariya dufasha hano noneho hari akayaga kameze neza cyane hari akayaga rwose kameze neza urabona ko mba ndi bugapayina kanyembwa nibyo nakubwira iyi fanta ubona hano igura 3,000 karakonje kweli kari kumanuka umuntu utarabura fanta convention munywera mufatira agafanta ko kwirizuba bagafatira mugafatira agafanta ko kwirizuba gafata amafaranga yawe ukajya kuyarira muri mukubita umwice kugira ngo urye amafaranga yawe wakoreye unayakubitirwemo ufata 200 ubirye ukubitwe utageze ahantu hari n'umwuka mwiza nkaho ufata akayaga kameze neza cyane
ni igihombo gikomeye cyane. mujye mugerageza shaho murye mukiri. hari abantu mwiyima, ukiyima nturiye iyo nyama, ufite igipangu, ufite ikibanza, ejo wapfa bikaribwa n'abatarabikoreye. wajya ufata iyo nyama ukayikaranga ukayirya ukayitabira, ariko ukiyima barangiza ugapfa ukabisiga. ariko nk'umuntu utinya kwigurira inkoko ngo ayirye, afite amafaranga, uwo muntu yagufasha iki? niyo mpamvu ngewe mpfana umuntu bita Bruce Melody. buri mpamvu mpfana Bruce Melody ni uko yampereye inda. utaguhereye inda si ikindi yakumarira n'igiki. ni uko yaguhereye inda, nicyo kintu umufanira cyane rwose. ni ukuvuga ngo wowe ufana umuntu waguhereye inda. mbese umuntu utaguhereye inda ikindi yaguha ni iki? ariko uzi ko umuntu ushatse kunyicisha inzara njye nakwica hakiri kare. umuntu ushaka kukwicisha inzara cyangwa se umuntu ushaka kugukura ku mugati, yabona ufite nk'akazi nk'uko waba ufite akazi nka hano convention, umuntu agashaka kukwirukanisha. umuntu ushaka kukubuza umugati, njye menye ko ushaka kumbuza umugati, ntabwo uhitana hakiri kare. ko umuntu utaguhereye inda nta kindi yakumarira. nta kibazo. Bruce Melody naramusuye, ngeze iwe aravuga ati yaka sana nimero ngukandira akanyenyeri, ankubita inote y'ibihumbi 100. so udufuka 2 tw'umuceri wa kawunga, uyu nguyu uhenda wo mu Tanzania. udufuka 2 tw'umuceri wa kawunga, ariko urumva ibintu uvuze. oya, udufuka 2 tw'umuceri wo mu Tanzania. wari uvuze ngo wa kawunga. oya, wo mu Tanzania. urumva ko Bruce Melody nk'umuntu wamereye inda gute namufana. ariko The Ben sindarira mu biganza bye, nta n'igihumbi cyenzi. yego nawe ndamufana, ni umuhanzi, ariko nemera cyane ni Bruce Melody kuko yamereye igifu. ibyo ntibyumvikana. birumvikana. naho ubundi rero nari ndi hano convention, inshuti bavandimwe, ngira uri kuruhuka mu mutwe. ndi kuruhuka mu mutwe, ubu ngubu ndi gutekereza neza. ndi kunywa agapayinapo kanjye, maze n'iminsi nanywa inzoga. mu mayindi rwose imeze neza, isetinze neza cyane. ariko wumva fanta itaryoha. akapayinapo kararyoha. ibintu by'ibiyoga ko ntabwo karusha mitsingi. nubwo ndwaye wenda nari kunywa mitsingi, ariko mitsingi iraryoha. gahuza imiryango, mitsingi itsindagira urukundo, uri munsi gahuza imiryango. ubu nzova ari mu gashyekero, wowe bibereye convention, uri kumva umwuka uva mu ibi biti bimeze neza cyane. hano hantu rwose ni amahumbezi, bimwe bita amahumbezi. hari akayaga kameze neza, nta rusaku, nta kajagari k'amamoto, ibimodoka ngo hururura amamoto bururu. yumva ni ahantu hatuje. reba nta hantu ndakubwiye ubwenge busubira kugira. urumva ukuntu hatuje, nta kavuyo k'ibimodoka ngibyo bya moto biri muri papa bamena abantu amatwi. hano ni ahantu ho gufatira akantu, utuje rwose, ubwenge buri kugira. rero uzi kunywera ahantu imodoka ziri mu muhanda, izavuyemo amaguru ziri kugenda zijegera muri kaburimbo, ukanywera aho ngaho. uzarebe n'inzoga yo mu miziki bari kukumena umutwe, usinda vuba. hano mu rusaku usinda vuba, ariko hano ni ahantu ho gufata akantu kawe, utekereza neza, mayindi isetinze neza. hano hahandi mu ngoma muri za Ndagaswa, hamwe mu icupa ryawe ugataha unakubiswe ukanibwa. abadiaspora ndabasuje cyane, ndabwira ko ubu ngubu nagiye no kuri WhatsApp. abantu bari barambuze kuri WhatsApp, nimero ni 0799 608 694. wongera uyisubiremo inimero yawe. 0799 608 694.
0799 608 694 bakwandikire kuri WhatsApp, kuri WhatsApp. abakire mumenyane. Tumenyane n'abo ba diaspora bavuga ngo barambuze, ubu noneho nabonetse. Dusuhuza n'abantu bari muri 23 force special mu burasirazuba. Ntabwo wagenda uca abasuhuje. Ndabakunda cyane 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 by'umwihariko Sultan Liking. Asante sana. Sawa rero nuko twari tuje kubereka hano umucyo wawe papa, gira neza ikora ry'ikote aho kwako kantuza aho ye aho ngaho ye gutyo ngwino tugende. Uyu munsi muramubona bya bindi by'urwagwa nta rurimo rwose, agakoni ni 0, ubu bamushyizeho cya gipimo. Basanga ndi very nice, ndi very okay. Tukaba twari turi mu convention center, abamvuye kwifatira agafanta kanjye muri convention center. Fanta yanga irahenze brother. Ngo murambona neza cyane, umuhungu wanyu cyangwa se umupapa, papa Blessing Pacifique, twigendere Pacifique, inyanja y'amahoro.